Inzira y'umusaraba n'indende, oh n'indende inyurwamo n'uyose kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh n'indende. Inzira y'umusaraba n'indende, oh n'indende inyurwamo n'uyuzi kandi izeye afite imbaraga, afite gukomera. Ibigeragezo byose ahura nabyo, afite gukomera, oh n'indende, n'indende. Yes, twongeye kubasuza rero inshuti bavandimwe, mwebwe tuba turi kubana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota no ku isegonda kabisa. Imana ijya igomeza kubaha umugisha, kandi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uzakubere uw'umugisha, uzakubere uw'ishya n'ihirwe kuri mwese tuba dukurikiye cyangwa se dufatanyije kureba no gukunda Inzira y'umusaraba. Filime Inzira y'umusaraba ni filime nziza cyane, ni filime dukunda turi benshi, ni filime ikunzwe cyane. Rero hano ngaha tuba tuje kugira ngo tuganire, tubongere tuvugane muri make kabisa uko filime yacu iba igenda imera, aho filime yacu iba igenda yerekeza. Nk'uko bisanzwe rero ntabwo twavuga filime ngo twibagirwe kuvuga iribagizana cyose. Iribagizana cyose ni abagiteri, nibo beza cyane, nibo twakunze turi benshi cyane muri iyi filime yacu Inzira y'umusaraba. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. Icyo usara mwiyumvamo cyane, iribagiza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Akunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibatera.
y'amavi hirya inyiba aracirana butyobe akabona amata mu bisiba irikoresha ijoro rizamuca imbere isindi arashaka kumuhitana ngo abasigaye bamugira umugeni ndabona ituzi yarusha ahangahanya hano hatazima Yes, rero nuko twari tubivuze cyangwa se nkuko tumaze kubyumva mu ndirimbo, urukundo rwa Cyusa na Iribagiza rugomeje guca ibintu, rugomeje kwamamara, rugomeje kwaguka cyane, rugomeje kugenda rutumbagira bitewe n'uburyo baba bameze n'uburyo baba bifata aho bari hose. Rero twarabibonye ko Cyusa yatorokanye Iribagiza akamujyana ahantu, akamujyana kwibera ahandi hantu, akava muri buriya buzima bwari bugoye, muri buriya buzima bwari bumeze nabi cyane bwo kwa Rugema, kuko yafatwaga nabi, agafatwa nk'aho atari umwana wabo, bamubeshyabeshya banabeshyabeshya ngo ni umwana wabo, ariko twebwe turabizi neza koko ko atari umwana wabo, aricyo cyanatumaga bamufata nabi. Kandi ino mitungo yose baba barimo turabizi ko ari iwabo kwa Iribagiza, turabizi neza ko Iribagiza iwabo bose bapfuye, ba Rugema bakabasha kuba bamurera. Aya makuru yose rero, ibi bintu byose ababikemura cyangwa se icyabikemura ni umuti uri kwa mama Cyusa, uri kwa Nkubito kabisa. Uno muti uri kwa Nkubito niwe wakemura ibi byose, niwo waza ukamara impaka zose zihari, impaka zose zitavugwaho rumwe, bibaza ngo Iribagiza ni umwana wabo, ni umwana wabo. Ibi byose rero byakemurwa n'aha ngaha kwa Nkubito. Uno muti uri kwa Nkubito ugombe kugera kuri Iribagiza. Uyu muti rero abantu benshi cyane turashaka ko uzagera kwa Iribagiza, Iribagiza akawubona, akawufata, akawunywa, agakira, akibuka byose, akabasha kuba yava mu ibi bintu byose. Ariko mu kubona umuti kwa Iribagiza biragoye cyane, kuko Iribagiza twaranabibonye ko Cyusa yamutorokesheje, Cyusa yamujyanye kwibera ahandi bitewe n'uburyo iwabo bamufataga nabi. Rero abantu benshi turi kwibaza, turi mu rujijo, ese hari ahantu Iribagiza na Cyusa bagiye bazahava ute? Hari ahantu Iribagiza na Cyusa bari kuba mu buzima bugoye, bari kuba nyine bafite ibiruhanya byinshi cyane, hari ahantu bazabasha kuba bahava? Ese bazahava ute? Bazahavanwa n'iki? Ese nibanahava bazajya he? Bazasubira iwabo aho bavuye, aho bahunze? Biriya bintu byose twabonye bagiye banyuramo, ni ibintu tuba tugomba kwitondera, ni ibintu tuba tugomba gusenga Imana ngo igomeze idufashe, igomeze ifashe n'abakinnyi bacu ba filime batwandikira, kugira ngo turebe uko ibintu bizaza kwifata, bizaza kuba byitwara mu minsi iri imbere, mu zindi episode zizaba zigenda zikurikirana. Ikindi kintu rero nakubwira, cyangwa se akandi kantu twamenya, ni uko Rugema akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abone uriya muti, kugira ngo afate kuri uriya muti, abashe kuba yawutesha Iribagiza, kuko Iribagiza nawunywa, Iribagiza nawufata, biraza kuba ari ibindi, biraza kuba byagorana kuri ba Rugema. Rugema biraza kumukomerana, biraza gufata indi ntera cyane, kuko uyu muti wamukorera ibara, uyu muti we n'umuryango we wabasebya ndetse cyane, kuko Iribagiza byaba ibindi. Rero njyewe njya mfata akanya nkavuga ngo uno muti Iribagiza aramutse awunyweye, akibuka byose, akabivuga cyangwa se akanabarega, ba Rugema baseba, kabahiriyeho ibyo bigize byaba bigaragaye. Rero uku guseba kwabo n'ibi byose, ndagira ngo nkubwire ngo byaba ari byiza ku muryango wo kwa Nkubito
kuko ba nkubito uno muryango warabazengereje, uhora ubagirira nabi, uhora utabifuriza ibyiza. Reba nk'umwana wabo baba bashaka kumuhatira uwo adakunda, babahaye inzu, bari inshuti, batangira kuyibishyuza, batangira kubabwira n'ibiki n'ibiki, kandi turabizi neza ko n'ubundi imitungo nabo si iyabo, ni iy'iwabo kwa Iribagiza. Rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ibi byose biramutse bimenyekanye, biramutse bigiye hanze, imitungo ikamenyekana ko ariyo kwa Iribagiza, ba nkubito ikamenya ko ariyo kwa Iribagiza, ba nkubito bagubwa neza, bakumva batuje, byabafasha. kandi ba Rugema nabo baseba cyane, yaba muri karitsiye batuyemo, muri society nyine, nabo ubwabo bakumva bafashwe n'ikimwaro gikomeye cyane. Bityo niyo mpamvu rero Rugema aba akora ibishoboka byose kugira ngo uno muti utabageraho, uno muti hatagira undi muntu uwubona cyangwa se uwufata. Rero narakubwiye ngo aha ni kuri Future Empire, tuba tuza tuvuga muri make akenshi cyane gashoboka uko filime yacu igenda igaragara, uko tugenda tuyibona umunsi ku munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo rero wowe uba udukurikiye, ndagira ngo ngushimire nawe ujya muri comment utubwira ngo ibi ngibi nanjye mba mbibona uku, ibi ngibi biba byakagombye kugenda uku, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Sawa kabisa, sawa. Nongera kugushishikariza kujya utibagirwa gukanda subscribe niba utarayikanze, kandi niba waranayikanze Imana iguhe umugisha, na like, share, comment ni ibintu biba bikenewe. Imana rero ibahe umugisha. Ciao ciao, nakagaruka.